ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Ndaje ngo twongere tuganire ku magambo meza, amagambo ya Bibiliya, amagambo yahumetswe n'Imana. Niyo nje ngo tuganireho. Ndaje ngo twumve ubuhanuzi butavangiye, ubuhanuzi bwa Bibiliya n'ubuhanuzi butavangiye. Reka dusenge Imana kugira ngo idushoboze kuri iki kibwiriza, hanyuma namwe mugiye kucyumva. Aya magambo y'uruke ature mu mitima yanyu, agira ibintu yimura, aze ature mu mitima yanyu. Mukingurire marayika w'Imana aze ature muri mwebwe. Reka dusenge Imana, hanyuma dutangire twumve ijambo Imana yashyize ku mutima. Imana nziza, Imana ikomeye, Imana ihambaye, Imana yumva amasengesho, turagushimye, turaguhimbaje kubwo uyu munsi wemeye uraturinda. Mukaba bukeye tugimwe ku mwuka wazima, si kubwacu ahubwo ni kubw'urukundo rwawe. Habwa icyubahiro. Waremeye uraturinda, uduha umwana wawe Yesu Kristo kugira ngo adupfire ku musaraba, aducunguze amaraso y'igiciro cyinshi. Ibyo ngibyo ni kubw'urukundo wari udukunda. Nyiringabo Imana rero, ubu tugiye kwiga amagambo meza yawe. Nyiringabo Imana, ndakwinginze kugira ngo abagiye kuyumva ubatera imbaraga zo kugira ngo agire ibintu yimura mu mitima yabo, agire n'ibindi yimikamo, yimikemo ibintu byiza, agire ibintu bibi yimuramo, mu izina rya Yesu Kristo. Bana natwe rero muri iki kiganiro, komeza kandi utwagure mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri, mu izina rya Yesu Kristo. Murakoze, amen. Naje ngo tuganire kuri aya magambo, n'ibyahumetswe n'Imana. Ni amagambo meza. Tugiye gusoma muri Yohana ibice 5, turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 8. Reka dusome mu izina rya Yesu, twumve icyo Imana itubwira. Ariko uyu munsi ndakwifuriza kugira ngo Yesu anyure muri karitsiye utuyemo. Ndakwifuriza ngo Yesu anyure ahantu utuye, ku musozi utuyeho. Uyu munsi Yesu ahanyure, bimenyekane ko yanyuze ku musozi utuyeho. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umurongo wa mbere haravuga ngo, reka dusome umutwe w'amagambo, haravuga ngo Yesu akiza umuntu umaze imyaka 38 amugaye. Hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'Abayuda, nuko Yesu agiye Yerusalemu. Uyu munsi Yesu ntagiye Yerusalemu, ahubwo anyure muri karitsiye yawe. Uyu munsi Yesu ntagiye Yerusalemu, ahubwo anyure mu mudugudu utuyemo. Uyu munsi Yesu anda kwifuriza ngo anyure mu mudugudu utuyemo, kuko nahagera biramenyekana ko hari ibintu yahinduye ku buzima bwawe. Reka dukomeze dusome. Kabiri haravuga ngo, kandi i Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hariho ikidendezi mu ruheburayo cyitwa Betesida, cyariho amabaraza 5. Amina, haleluya. Ngo kandi i Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hariho ikidendezi. Muri uyu munsi uri kureba inzira zawe, ariko ntushoboye kuzinyuramo. Muri iyi minsi uri kureba ahantu haturuka ibisubizo byawe, ariko ntabwo uri kujya kubishikira. Muri iyi minsi uri kubona hari ahantu inzira zawe zafungurika, ariko rero uri kubona hahagazemo umuntu utatuma wakira ibyo bintu byawe. Ndakwinginze rero uyu munsi, tega amatwi wumvira ijambo, wumva icyo Yesu wumva icyo Yesu agiye kugukorera muri aka kanya. Amina, haleluya. Muri ayo mabaraza hariho abarwayi benshi, barimo impumyi n'ibirema n'abanyunyutsi, bari bategereje ko amazi yihinduriza. Haleluya, haleluya. Ngo bari bategereje ko amazi yihinduriza. Uyu munsi nawe utegereje ko amazi yihinduriza. Uyu munsi nawe nta muntu ufite wakujugunya mu kidendezi kugira ngo ukire. Uyu munsi urarwaye, ariko ukubura umuntu ukujyana kwa muganga. Uyu munsi uri umushomeri, kandi hari abandi bari mu kazi. Uyu munsi uri umushomeri, ariko nta gisunika ufite. Reka nkubwire, Yesu agiye kuza akujyane mu kazi kawe mu izina rya Yesu. kuko Yesu iyo ahanyuze ibintu byose biramenyekana. Yesu iyo ahanyuze ntabwo asaba ahubwo arategeka. Reka nkubwire, uyu munsi ugiye kujya mu kazi wanyazwe mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi ndakwifuriza ngo utege amatwi iri jambo icyo Imana igiye kukubwira.
ndakubwira, Imana igiye kugukorera imirimo n'ibitangaza. Muri ayo mabaraza hari abarwayi benshi barimo impumyi n'ibirema n'abanyunyutse, bari bategereje ko amazi yihinduriza. Uyu munsi urabona amazi yaranze kwihinduriza ku buzima bwawe, ndetse niyo yihindurije ntabwo ujyamo kubera ko ntawe ufite wo kukunagamo. Uyu munsi rata reka nkubwire, muri karitsiye utuyemo hari abantu bari gukora, hari abantu bari mu kazi, ariko wowe wajya kugasaba ndetse ntibakaguhe. Ariko reka nkubwire ikintu Yesu agiye kugukorera aka kanya, kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi agahinduriza amazi, nuko umuntu wabanzaga kujya muri ayo mazi yihindurije niwe wakiraga indwara ye. Amina haleluya, amina haleluya. Yesu ndagushimiye. Hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Amina haleluya. Uyu munsi ikigeragezo urimo kimaranye igihe kirekire. Uyu munsi ubukene ubumazemo iminsi. Uyu munsi umaze imyaka myinshi ukodesha, nta nzu yawe ugira. Uyu munsi umaze igihe kirekire urwaye, ariko rata ngo amazi yo yihindurizaga, ngo umuntu ngo yabagazanye n'abantu bamujugunyamo, ngo bakamujugunyamo, ariko wowe nta muntu ufite wo kukujugunya muri ayo mazi. Reka nkubwire, senga Imana, Yesu yuruka aza kujugunye mu kidendezi. Amina haleluya. Yesu nta nubwo biraba ngombwa ko akujugunya mu kidendezi, ahubwo arakoresha itegeko rye ku buzima bwawe. Ndagushimiye data kuko ijambo ryawe ryiza. Yesu amubonye aryamye, amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati, mbese urashaka gukira? Mbese urashaka gukira aka kanya? Mbese urashaka gutabarwa aka kanya? Mbese urashaka kuva mu bushomeri aka kanya? Mbese urashaka kujya mu nzu yawe aka kanya? Ntabwo waba utabishaka ku buzima bwawe, ariko umva ikintu Yesu agiye kukubwira muri aka kanya. Urashaka gukira? Kugira ngo ukire ni wowe uri bubyiyumvemo. Umva ukuntu uyu mugabo yamusubije. Yaramusubije ngo, umurwayi aramusubiza ati, databuja, simfite umuntu unjugunya mu kidendezi, iyo amazi yihindurije nkiza undantanga kumanukamo. Amina haleluya. Muri uyu munsi urajya kudepoza ku kazi, ukadepoza, ariko mukadepoza muri benshi, ariko rata bajya bagafata abo baziranye nabo. Amina haleluya. Ariko uyu munsi ntabwo ariko biri bugende. Uyu munsi urasanga Yesu yahageze. Fata diplome yawe ugende udepoze, urasanga Yesu yagutanzeyo. Yesu niwe urakuvuganira, Yesu niwe urakuvuganira ku buzima bwawe. Tuzi umutima Yesu kuko aje kurwana urwo rugamba. Urwo rugamba ntabwo ari urwawe, urwo rugamba ari urwa Yesu. Urugamba ni Yesu uruyoboye. Humura, umugabo w'ingabo ni Yesu. Yesu araje kurwanire, Yesu araje gukorera imirimo n'ibitangaza ku buzima bwawe. Wowe mwizere byonyine rata. Amina. Yesu ndagushimiye. Izere Yesu byonyine kuko Yesu arabishoboye. Umurwayi aramusubiza, Yesu aramubwira ati, byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Amina haleluya. Ngo haguruka aka kanya ugende udepoze, ngo haguruka aka kanya kuko aragukijije, ngo haguruka aka kanya, nta nubwo ari ngombwa ngo ujye mu kidendezi cy'amazi, ahubwo aka kanya haguruka rata ujye mu bisubizo byawe. Aka kanya wowe wari umugaye uri mu kagare, haguruka, Yesu aragukijije. Aka kanya wari urwaye, haguruka, Yesu aragukijije. Aka kanya wari uri mu bushomeri, haguruka ujye mu kazi, Yesu arabikoze. Aka kanya wari usinziriye rata, Yesu aragukanguye. Amina haleluya. Yesu ngo ageze kwa Lazaro, ngo byose byarasobanutse. Yesu niwe nshuti nziza. Yesu ngo ageze kwa Lazaro, ngo barangije ngo baramubwira ngo Lazaro amaze iminsi 3, ngo amaze iminsi 4 ngo apfuye. Ariko rata reka nkubwire, hari ibyo ubona byapfuye ku buzima bwawe, hari ibyo ubona bitagifite ubuzima ku buzima bwawe, ariko rata reka nkubwire, Yesu ngo yarangije aravuga ngo Lazaro ntabwo yapfuye, ngo ahubwo arasinziriye.
wapfiriye. Ntabwo icyo kibazo rata nubwo ubona kikuruhije ariko ntabwo giteye ubwoba Yesu. Reka Imana yiheshe icyubahiro ku buzima bwawe. Ngo arangije Yesu umva ukuntu yavuze, ngo arangije ngo abwira Lazaro, ngo Lazaro we, ngo ndagutegetse ngo byuka. Ngo ako kanya Lazaro ngo asohoka mu gituro, ngo ahambiriye. Ngo barangije rata, amina haleluya, ikirori kirataha. Bamenya yuko Yesu ari umwami. Uyu munsi bimenyekane ku buzima bwawe. Uyu munsi bimenyekane ko Yesu ari umwami. Uyu munsi bimenyekane ko ufite umugabo w'umunyembaraga. Uyu munsi bimenyekane ko wizeye Yesu wenyine. Izere Yesu wenyine, Yesu arabishoboye. Hari abarozi bakuroga ku buzima bwawe, hari abakurwanya batuma utajya mu kazi. Ujya mu kazi amashari yabo akazamuka, bakakugirira amashari. Ariko reka mubwire, Yesu araje abihindure, Yesu araje abikore. Nta cyamunanira kandi nta kibasha kurogoya imigambi ye. Icyo yateguye ku buzima bwawe aragikora. Bafunguye amarembo mabi ku buzima bwawe, ariko reka mubwire, Yesu araje afungura amarembo meza ku buzima bwawe. Reka mubwire, Yesu ngo arangije ngo aramubwira ngo haguruka wikorere uburiri bwawe wigendere. Uyu munsi haguruka ujye kudefora. Uyu munsi haguruka ujye mu kazi mu izina rya Yesu kuko Yesu arabikoze. Uyu munsi haguruka wowe wari urwaye kubera ko Yesu aragukirije. Wowe wari uri mu bitaro uryamye umaze igihe kirekire mu bitaro, haguruka Yesu aragukirije. Umaze igihe hari ikintu kiguhanda, umaze igihe umugabo agukubita, umaze igihe umugore aguca inyuma, ariko byose uyu munsi Yesu arabirangije. Amina haleluya, ndagushimiye data mwiza kubw'imirimo n'ibitangaza ukoze. Amina haleluya. Wowe wari uryamye, wowe umaze igihe utabyara, barakuroze. Uyu munsi jya kubyara mu izina rya Yesu. Wari umaze igihe utabyara ndetse bakwita ingumba, ariko umva ukuntu Yesu akubwiye ngo haguruka ugende mu izina rya Yesu Kristo. Yesu arabishoboye, nta kibasha kumunanira. Kandi imigambi agufitiye wowe ni myiza. Imigambi afite kuri wowe ni myiza. Mwizere byonyine, kurikira Yesu kuko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Ngo ntawe uzajya kwa data atamujyanye. Ntabwo wabyara Yesu atabishaka, ntabwo wakira Yesu atabishaka, ntabwo wava mu kagare Yesu atabishaka. Ariko uyu munsi Yesu arabishaka ku buzima bwawe. Reka yiheshe icyubahiro. Icyubahiro ni ikiwe. Haguruka umuhe icyubahiro, haguruka umukomera amashyi, haguruka umuririmbire, haguruka umuvugirize imyirongi. Haguruka kuko Yesu arabikoze ku buzima bwawe. Yesu akoze imirimo n'ibitangaza. Yesu arabihinduye. Ibyanze guhinduka Yesu arabihinduye. Ibyo ubona bikwasamiye rata Yesu arabihinduye. Amina haleluya, amina haleluya. Ngo igihe Daniyeli yari ari mu rwobo rw'intare, ngo bamujugunye mu rwobo rw'intare, ngo yageze mu rata umva ukuntu byagenze. Ngo arangije ngo yisegura intare, ngo arambiriza ku ntare, ngo amaboko arambura ku ntare. Amina haleluya. Ngo kandi intare zari zishonje, ngo nta nimwe yamuriye. Kandi intare zari zishonje. Uyu munsi uri mu bigeragezo, uyu munsi uri mu bibazo, ariko humura ntacyo bizagutwara. Yesu araje abihindure, Yesu araje abirangize nk'uko yabirangije kwa Saduraka, Meshake na Abedenego, kwa Morodekayi uko yabirangije, kwa Daniyeli uko yabirangije mu rwobo rw'intare. Yesu araje abirangize. Humura, mwizere byonyine. Izere Yesu wenyine, niwe gisubizo ku buzima bwawe. Reka dusenge Imana. Wowe wari urwaye, wowe umaze igihe utabyara, umaze imyaka 10 utabyara, umaze imyaka 10 mu bukode, umaze imyaka 20 barakuroze, umaze imyaka 20 warabuze umugabo, umaze imyaka myinshi warabuze umugabo. Ndariko reka dusenge Imana. Uyu munsi Imana ibihindure. Reka dusenge Imana. Uyu munsi Imana igira ibintu ikora. Reka dusenge Imana iguze n'umufiyanse ku buzima bwawe. Reka dusenge Imana iguze n'umuntu w'umumaro ku buzima bwawe. Abantu turabafite ndetse ni benshi. Uyu munsi dufite abantu ni benshi, ariko ukeneye umuntu umwe ku buzima bwawe. Uyu munsi ukeneye umuntu umwe w'umumaro. Imana iguze na marayika wawe, Imana iguze n'umuntu wawe w'umumaro mu izina rya Yesu Kristo.
Kristo. Reka dusenge Imana, reka turirire Imana, tubwire Imana ibyatunaniye. Imana izi bikore nta na kimwe kinanira. Reka tubwire Imana kuko ari we mushobozi w'ibintu byose. Reka tubwire Imana kuko niwe murengezi wacu, niwe murengezi w'ubugingo. Reka tubwire Imana aba ariyo turirira kuko ibiriho byose Yesu yarabitwemereye. Reka tubwire Imana ntabwo nta na kimwe cyananira Yesu, nta na kimwe cyamunanira, nta na kimwe cyamunanira. Reka nkubwire wowe ushaka kurira indege, reka nkubwire Yesu arakuzamuye mu izina rya Yesu Kristo. Wowe ushaka gutabarwa n'Imana, Yesu aragutabaye. Wowe ushaka kujya mu nzu yawe, jya mu nzu yawe mu izina rya Yesu Kristo. Yesu arabikoze. Murakoze Yesu, urakoze Data, iri ryari ijambo ryawe. Wakoze kubana natwe kandi wakoze kutuyobora. Reka nkubwire wowe wari ufite ikibazo urwaye mu nda, Yesu arabikoze, Yesu aragukije. Haleluya, haleluya. Wowe wari ufite ikibazo cy'umugongo, uyu munsi birarangiye, uyu munsi Yesu arabikoze. Reka dusenge Imana, reka dutakire Imana, reka turire Uwiteka. Pfukama ku maguru yawe yombi, nurangiza uririra Imana, nurangiza ubwira Imana, uyibwira ibikuruhije, uyibwira ibikugoye, uyibwira icyo gitumye urara utariye kandi ibiryo bihari muri butike. Wowe ririra Imana, wowe bwira Imana, bwira Imana izi bihindure, bwira Imana izi bikore. Ibyo ubona byakunaniye ku Mana irabishoboye, ibyo ubona byakunaniye ku Mana irabishoboye. Bwira Imana rata, bwira Imana ize ku buzima bwawe, bwira Imana uyu munsi inyure mu mudugudu utuyemo. Bwira Imana uyu munsi bimenyekane mu gihugu, bimenyekane hanze yacyo, bimenyekane mu miryango, bimenyekane aho washatse, bimenyekane rata. Uyu munsi reka dusenge Imana bimenyekane. Reka tugire ibintu twimira, reka tugire ibintu duhindura, reka tugire n'ibindi duhamagara bidufitiye umumaro ku buzima bwacu. Reka duhamagare Yesu aba ari we uza mu nzira zacu, dukuremo igihagazemo cya gituma tutagira amasezerano. Icyo ngicyo tugihirike, duhirike imisozi. Reka duhamagara umuyaga w'Imana nk'uko umuyaga w'Imana waje ugahagarika inyanja, Abisirayeli bakambuka. Nk'uko umuyaga waje ugahagarika umuriro, Sadurake na Meshake na Abedenego ntibashye. Nk'uko umuyaga w'Imana waje. Amina, haleluya, ndagushimiye. Reka duhamagara umuyaga w'Imana, umuyaga w'Imana uze ku buzima bwawe, ugira ibintu wimira. Umuyaga w'Imana uze ku buzima bwawe, ugira abarozi uhagarika. Umuyaga w'Imana uze ku buzima bwawe, ugira ibintu ukubita. Umuyaga w'Imana uze ku buzima bwawe, ukujyane mu kazi. Umuyaga w'Imana uze ku kibazo cyawe, ugira ibintu urema mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusenge Imana, Imana nziza, Imana ikomeye, Imana yumva gusenga, Imana yumva amasengesho, Imana twiringiye, Imana twakurikiye. Niwe dutabaje amasaha, niwe uri kutugirire neza, niwe uri kuturwanirire. Hari ibitugose, hari ibiduhiga, ibyo ngibyo bihige. Ukubitire kure abarozi baturoga, ukubitire kure abanyeshari ku buzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo. Hari abarwayi bari kwa muganga, aho ngaho uhagera uhatinde maze ubakize mu izina rya Yesu. Bose barakwiringiye, abafite ubumuga abo ngabo bahagurutse, nta cyakuranira. Impumyi zitareba abo ngabo utume bareba mu izina rya Yesu. Ukoresha itegeko ryawe nk'uko warikoresheje kwa Lazaro, ukoresha itegeko ryawe nk'uko warikoresheje. Amina, haleluya. Tegeka uyu munsi, tegeka aya masaha bihinduke, aya masaha uyu munsi wa none bihinduka ku buzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo. Hari umaze igihe atabyara, uwo nguwo umugereho mu izina rya Yesu Kristo. Warabikoze kwa Sara urangiye uramusetsa, uyu munsi uzubasetse abamaze igihe batabyara. Na haleluya Yesu, ndagushimiye. Nukora imirimo n'ibitangaza kandi bikore kwiyubahisha. Hesha icyubahiro ku buzima bwabo, hesha icyubahiro ku buzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo. Kandi ukomeze ubagure mu buryo bw'umubiri ndetse no mu buryo bw'umwuka. Ukore kwiyubahisha, wihesha icyubahiro mu izina rya Yesu. Tukuzamuriye amaboko kandi tugukomeye amashyi. Urakoze, urakarama. Amen.
murakoze kandi murakoze kumva ijambo ry'Imana. Wowe udukurikira kanda subscribe, sharinge, ubutumwa bw'Imana bukomeze bwamamare ku isi hose. Urabona ushyigikira umurimo w'Imana kandi Imana izakugirira neza kandi ndabakunda. Shalom.